Kubasuhuza abakunzi ba OG1 Empire. Hari abantu benshi bifuza gucreatinga YouTube channel zihemba, YouTube yemewe na YouTube, ariko bakaba batazi kuntu babigenza, cyangwa se ufite channel ukaba ufite subscribers igihumbi, video zawe zirebwa, ariko ukaba utararya ku mafaranga ya YouTube na rimwe. Ndakwiginze kurikira iyi video kugira ngo umenye icyo wakora kugira ngo channel yawe ibashe kukwinjiriza. Ndagira ngo banze nereke na mbere wowe ushaka gucreatinga channel niweho tugiye guheraho, kurikira neza. Iyo ugiye gucreatinga channel bisaba iki? Ikintu cya mbere bisaba ni ukuba ufite email. Iyo email uyifite nicyo cya mbere bisaba. Iyo ufite email rero bigenda ute? Icya mbere uza kuri email, winjira kuri YouTube. Reka twinjire kuri YouTube turebe. Icya mbere uza hehe? Twe turi gukoresha computer, ariko uri gukoresha telefone nabwo birakora nta kibazo. Ujya hehe? Ujya kuri YouTube yawe. Ujya kuri YouTube yawe. Iyi YouTube. Yes, ukimara kwinjira kuri YouTube urabona hano hirya hari ahantu harimo ifoto yawe ya email. Nuvuga ngo ugomba kuba ufite email muri telefone yawe cyangwa se muri computer yawe. Urabona hano hirya haba hari agafoto ko kuri email yawe. Email yawe nta foto washyizeho, haba hari inyuguti itangira izina ryawe. Kubera ko njyewe nitwa Olivier niyo mpamvu muri kubonamo O. Uraza ugakirika hano inshuro imwe. Ukimara gukirikaho uri kubona ko handitseho create a channel. Hano handitse create a channel. Aho ngaho niho uca ucreatinga YouTube channel, kubera ko YouTube channel kugira ngo uyikereye bisaba kuba ufite email. Ubwo turakirika hano handitse create channel. Ndagira ngo urahabona hano mu ruhande rw'iburyo hejuru create channel. Ukimera gucreatingaho bahite bazana name. Nuvuga ngo ya mazina yawe ufite kuri email niyo baguha, ariko kubera ko atariyo uri bwite channel yawe urabanza uyahindure ushyireho izina ushaka kwita channel yawe. Channel yanjye ngewe nshaka kuyita Olivier Empire, niko nshaka kuyita. Kanandike mu nyuguti nkuru Olivier Empire. Maze gushyiramo izina rya channel yanjye. Hano hepfo iyi hando yo ihita yikora, nayo ushatse wayihindura, ariko kubera ko yahise yikora nkimara guhindura ngashyiramo Olivier Empire, nayo ise yiyita Olivier Empire akarongo gatambitse U2E. Ibi nta kibazo. Warangiza uri kubona hano hantu handitse create channel. Aho ngaho niho ukirika kuri create channel. Urategereza bitewe nuko connection yawe iri kugenda. Tayari channel namaze kuyikereya, yitwa Olivier Empire. Ngiyi namaze kuyikereya neza cyane. Ukimara kuyikereya bahita bakuzana aha ngaha. Uri kubona hano handitseho create. Iyi create ubwo ukanze hano kuri create waba ugiye gushyira video kuri channel yawe. Iryo ni irindi somo tuzareba kuntu umuntu yashyira video kuri channel. Uyu munsi ndi kugira ngo manze mbereke uko wakora channel ihemba. Nimba ufite channel ukaba wirirwa gukoreraho ibintu birebwa bigira ute, ariko ukaba warabuze kuntu wayimonetiza ngo ihembwe, reba iyi video. Tumaze gukwereka kuntu wa creatinga channel. Igikurikiyeho none ukureka kuntu usettinga channel yawe kugira ngo ibe channel yemewe. Ibi tumaze gukora ntago bihagije. Ikiba gikurikiyeho ni iki? Twamaze gukiriya channel. Uhita ugaruka kuri hano ku ruhande rw'iburyo, ku ruhande hejuru hamwe twanyuze tujya gukiriya channel. Hano harimo aka O, ni ukuvuga ngo ushatse washyiraho ifoto yawe, ariko kubera ko nta foto twari twashyiramo niyo mpamvu harimo inyuguti itangira izina ryacu Olivier, harimo O. Hano niho turi buze twongere tuze dukirike kugira ngo mbereke ni gute usettinga channel yawe. Yes, ukimara kuhakirika none uri kubona ko ntabwo handitse create channel, ahubwo handitse view your channel kugira ngo urebe channel yawe. Hano niho turaca kugira ngo urebe channel yawe. Na hangaho uca view your channel, urahakirika. Ukimara kuhakirika uri kubona ko ugarutse kuri channel yawe ngiyi. Nta subscribe ufite,
ntabwo wari watangira kubona aba subscribe, noneho tugiye kureba kuntu ugete usetinga ino channel. Nubundi uragaruka hano ku ruhande kuri kagafoto karimo o, kakazeru karimo o, uhakirike. Numara kuhakirika uze hano handitse, ntabwo tongera gukanda kuri view wa channel, uramanuka ukande hano handitse YouTube Studio. Hano niho ibintu byose bikorerwa. YouTube Studio ndi kugira ngo uri kuhabona hano nazanye kasa YouTube Studio, hano niho ukirika. Urategereza bitewe n'ukuntu connection iri kugenda. Nkwibutsa ko ibi wabikora kuri computer, wabikora kuri telefone yawe. Ukimara kwinjira aha ngaha uri kubona welcome to YouTube Studio, continue, baguhaye welcome. Ukimara kuhagera uri kubona channel analytic, current subscribers ni 0 kubera ko ntabwo rero na subscriber nibwo tugikiriye channel. Noneho hano niho tugiye kubakira ibintu byose, tugiye kubyubaka ute rero. Ndagira ngo ukurikire neza ubibone, waba ufite channel utazi ngo bayimonetize ute, kurikira aha ngaha. Urabona hano hari dashboard, hari content, hari analysis n'utundi twishi. Hano tugiye kumanuka dushake akanditseho setting. Tugiye kumanuka aha ngaha dushake akanditseho setting. Dore ngaka ahanditse setting, hano niho ibintu byose ubi settingira ku bintu bijyanye na channel yawe. Yes, ukimara gukirika kuri setting urabona ko hazaho muri setting dufite general setting, dufite channel setting, upload default setting, permission, community moderation and agreement. Hano iby'ingenzi tugiye kurebaho ni general, channel and upload default. Icyambere ni general basettinga miki, wubaka ese channel yawe nuyimonetiza uzajya uhembwa mu mafaranga yahe. Ushobora guhitamo, uri kubona hano baba baguhitiyemo $, kubera ko YouTube ari y'Abanyamerika, niyo mpamvu bahita baguhitiramo ko wajya uhembwa mu madolari y'Amanyamerika. Ariko udashaka kuzahembwa amadolari y'Amanyamerika wakika kuri kano gafresh kamanuka. Ukimara gukirika uri kubona ko hari byinshi, hariho ubwoko bw'amafaranga bwinshi cyane. Kubona ko harimo Uganda shilling zirahari. Gusa sinzi niba amanyarwanda arimo, reka tumanuke turebe niba hari amafaranga y'amanyarwanda arimo.